Hargesha kuri kundeba byonyine udafata ibiryo. Wariye ibiryo mbisubizeyo? Ntabwo ndarya pe. Fata ibyo kurya urye cyangwa mbisubizeyo wowe. Yesu! Ariko sha ko tugeze saa 9 kuva mu gitondo wakoze iki cyatuma ujya kurya ibiro bibiri by'umuceri? Nta kintu wakoze. Ubwo ubushaka kuzuza inda yawe umunsi ku munsi. Ntacyo nakoze. Reba hano. Biriya biryo kugira ngo mbiguhe. Ndabigaburira imbwa z'abaturanyi. Uri igicucu, uri ikigoryi, urumara, uri ikivagundu, nta nicyo uzimarira wowe. Icyo uzi ni ugukaraga ibisatsi dore nubwo nkurera ndiso iso nubwo yapfuye iya wamusanga n'ubundi ntacyo umariye aho uri kwirirwa undira imitsi y'amaboko ushigaje kurya n'imitsi y'ikibuno. Uri imyoza imbere ya so kuva so yawe nta cyiza nakubonyeho urarutwa naho bashyize so ziba kuva mu gitondo nta kintu wakoze urazana icyo gifu cyawe kingana nk'umufuka wa kirojana imbere yanjye ngo nyigaburire. Nta kintu wakoze. Ni wowe mbwa bavuze y'umuntu. Urakambya agahanga wowe. Urakambya agahanga. Ubuze ko papa yari mukuru wawe mwavukanaga akakunsigira azi kuzamfata neza. None reba uburyo uba wirirwa unyurira. Nubwo papa yapfuye ntabwo yari imbwa nkawe. surprise motherfucker. Uravuze ngo ndi iki? Nigga! Nari mvuze ngo uri umugabo nyine kuko ntunze nyine tu. Ngo rushatse kuvuga ko ngiye nta matwi ngira. Ndi igipfamatwi. Ushatse kuvuga ko ndi igipfamatwi. Umaze kubyimba? Umaze kubyimba? Surprise. Guhera ubu ngo wacyana. Nagusangisha so aho yagiye. Nyagasani. Itangiye no kunuka shango ndimbwa. Urarutwa nimva, urarutwa n'uwapfuye, urarutwa n'abasazi, urarutwa n'ibigoryi. Uri kumva waki? Why are you running? Nuko nyine uransobanuriye. Ntacyo ntumvisha urakoze. Nshaka kukubona. Kandi iryo niryo jambo rya nyuma kizeho n'akadomo. Kingurira umuntu vuba. Rero mbazaniye inkuru ishyushye mukurugutura amatwi mwumve. Ziba. Iyo nkuru yaba yari kuvuga se ngo abantu batunze imbwa z'abantu babakure mu rugo n'iki gicucu kimvira iwanjye. Ndumiwe. Tuza mubyeyi wivuga nabi. Si nkayo yose se. Tekekaho. Yesu. Urabizi rero mubyeyi ise wa Kizi yarapfuye uje kumuzura. Rero Kizi urabizi ya sambu iso yasize bayiguze miliyoni 10. Mwana wanjye kudaseka. Umwana nuwasetse seka. Yesu. Harya ngo kushonje. Oh. Mwana wanjye rya. Iyo nkuru ingezeho nari nayisengeye. Surprise. Uzagira ubusambo mugereze hehe se. Nta biryo byawe nkeneye. Cisha make bakomeze batubwire inkuru basanga hari n'izindi zirenzeho nari nasengeye. Arizo nari nasengeye nyinshi cyane. Muri izo miliyoni 10 urafataho 5 uziho ukurera. Ko nzaguha miliyoni 5 ngo nkubwize ukuri niyo cyaba igiceri cy'icumi ntacyo naguha ibyo wankoreye birahagije. Kwizicisha make. Ariko cishe make mu bicyari. Amagambo wambwiye urayirengagije. Rero Kizi muhungu wanjye muri Matayo 5 haravuga ngo umwana ni umutware, uri umutware imbere yanjye, uri umutware. Tuza ngo umubyeyi. Reba kwiyererutsa ariko ndi umubyeyi. Ibyo umbase ibyo byose ubyibutse izo Bibiliya zose uzibutse ari uko bakubwiye izo miliyoni 5. Sha buryo utazi umukunguye mu mwana. None zo ugenda n'agakoto nguriye. Akotwe n'impyisi.